mwongeye kwirirwa abakunzi ba Karoti Bishop. Aha rero turi mu kindi cyumba wa musore wacu Didier yororeyemo andi matungo. Hano rero turabona hari itungo afite, natwe ntabwo turizi, yagira icyo ari dusobanurira. Murakoze cyane, nabibonye ko guhera kare batanga ubwo twagendaga dutembera, ariko hano habitse ibintu byinshi, habitse amatungo menshi kandi y'uburanga. Urabona ko ari cyiza bitewe uko kigaragara, uko iteye, indesho, ibiro, taye, ni nziza cyane. Izi ngizi bazita Chinese geese. Chinese geese ndiko zitwa cyangwa se Chinese goose. Ku bantu babizi ni amatungo amwe mu matungo y'uburanga mu gihugu Sahara ari menshi, natwe atugezeho vuba. Turacyafite umubare utari munini cyane, ariko twatangiye korozaho abanyarwanda bamwe na bamwe babyifuza. Hanyuma ni itungo rikunda amazi, kandi rikunda n'ibyatsi. Izi zikunda ibyatsi cyane kandi zigakunda n'amazi cyane. Ubirebye ku miterere yayo ubugira ngo ni imbata, ariko si imbata, ni nini cyane, nta nubwo ari ntoya kwiterura. Urabona ko ibiremereye cyane. Ni amatungo meza cyane, ziratera cyane, zitera amagi menshi, hejuru y'amagi 60 muri sezo. Muri sezo iyo tuvuze sezo aba ari igihe mu gihe cy'ubukonje, kandi zitanga umusaruro munini. Ni amatungo ahenda kuko abarirwa amatungo ornamentari cyangwa se y'amanyaburanga, amatungo adakunze kuboneka. Niyo mpamvu zisa nkaho zigira ibiciro byo hejuru. Ku musaruro zigira umusaruro mwiza kandi mwinshi. Rero ndumva ari ibyo ngibyo nazivugaho. Ikindi gikomeye ni amatungo atarwaragurika, ntakenera imiti myinshi, ntakenera ngo inkingo nyinshi cyane. Ni amatungo yihanganira uburwayi cyane ugereranije n'ibindi biguruka, ugereranije n'andi matungo, zo zihanganira uburwayi cyane. Ngayo nguko tugiye gukomeza tubereka n'andi matungo ahari nka Peking duck, Maroon duck. Tugenda tubereka gusa kubera urusaku rwayo. Iyo ugiye muri famu zivuza induru cyane, twahisemo kugenda tubereka imwe kuri imwe tuyifashe. Hari n'amavideo abavandimwe bagiye bafata, bazagenda banyuzamo babereka kugira ngo murusheho kumenya byinshi, kandi ndabizi ko muraza kunguka. Abanyamakuru bahabagereye kugira ngo mutahure amakuru yose. Murakoze cyane. Didi, hari akabazo k'amatsiko nari nibagiye kubaza. Ubu nk'iyi ni isake, ni inkokokazi? Yego, urakoze cyane. Ni Chinese geese, ni Chinese? Yego, Chinese goose. Iyi ngiyi ni ingabo. Iyi ni ingabo ifite izikomokaho, zatangiye kuvuka, ndaza kuzibereka mu kanya. Zatangiye kuvuka, twatangiye koroza abantu, urayibona. Iyi ni ingabo yazo, ni ingabo dukoresha muri famu ibangurije. Urakoze cyane. Kandi kabazo k'amatsiko, iyi ngabo ishobora kuba muri Chinese goose nibura nka zingahe? Urakoze cyane. Ishobora kuba yabangurira hagati y'inkokokazi 4 n'5, kandi umusaruro ukaba mwiza, amagi akaza yizewe. Ni amatungo agira ikindi kintu cy'umwihariko tutari twavuze. Ni amatungo arinda, ni amatungo agira amahane. Uvuga iyo umuntu yinjiye muri famu cyangwa yinjiye mu gipangu zirimo agakora ku rugi gusa, zita zararuminga cyangwa zirasakuza. Ni nk'imbwa mbese ku burinzi. Iyo umuntu akoze, niyo wabyuka nijoro ugikora ku rugi zita zisakuza. Bivuze ngo ntawaziba zitabivuze ngo zivuge ko ari ikitagenda neza. Zigira n'amahane, urabibonye ko zise iyisi nyishika yari irambiwe ibiganza ikeneye kugenda. Rero ni amatungo ubwayo, hari n'abazorora badakunda imbwa, akabati ngembe nyifite muri famu. Umuntu nakora ku rugi zisakuze, hari abantu bazorora ari icyo ngicyo bazororeye gusa. Yego, murakoze cyane. Iyi Chinese goose niwe Chinese geese, ushatse ushobora kuyitunga mu rugo n'ubundi ikaba nk'umurinzi. Niyo waba uryamye nijoro hagize ukora hiba, uhita wumva ko hari ikigeze mu rugo. Yego rwose. Ni amatungo y'ubwayo agira aggressive, bivuze ngo agira uburakari bwinshi, aranarinda cyane. Iyo zibonye umuntu mushya, mwabibonye mu gihe twinjiraga zasakuje, zitangira kuza zataka. Niko zibayeho. Umuntu ashobora kwitunga mu rugo nk'iy'umutako kuko zigira uburanga bwiza. Iyo zifite ponde zikoga, ziba ari nziza cyane, zinogeye ijisho. Umuntu ashobora kuzitunga zibera aho ngaho gusa kugira ngo ajye zireba uburanga bwazo, ziri muri jaride zitembera. Ariko kandi hari n'abazitunga kubw'uburinzi.
kugira ngo umuntu nihagira ikintu kiba kidasanzwe zivuze induru abyumve, kuko zivugira hejuru cyane, amajwi yazo aba ari manini cyane. Rero ni ibyo ngibyo mu byo twavugaga. Hari akabazo k'amatsiko utaratwereka izindi watubwiye ko ufite amoko atandukanye. Yego. Ese umuntu uri kudukurikira muri aka kanya uri gukurikira iki kiganiro kuri Karo TV show, izi Chinese goods ntabwo zigora mu bijyanye yaba ari ukuzigaburira cyangwa se kuzitunga. Ikindi cya kabiri nagira ngo mbaze, ese hagize umuntu uyishaka cyangwa azishaka kuzibona byakoroha ku buryo twamara impungenge abantu badukurikiranye tukabaha ubusobanuro bw'izi Chinese goods? Ikindi nagira ngo udusobanurire abadukurikiranye muri aka kanya, ese ibaho mu buhe buzima kugira ngo n'umuntu aramutse ayishatse kuyorora amenye uburyo ki yayitwara? Urakoze cyane ku bibazo byiza. Birumvikana nawe wari interested kandi wari ukeneye kumenya ibintu byinshi. N'abandi borozi ibyo bibazo bakwiye babibaza aka kanya baba bari ahangaha, ariko muri bo babarije. Murakoze cyane. Hanyuma Chinese zibaho nk'uko wari wimbajije, zibaho ubuzima busanzwe nk'ubw'imbata. Zikunda kurya ibiryo bisanzwe nk'iby'amatungo, ariko kandi zikunda ibyatsi cyane. Mu byo umuntu azigenera byose agomba kwita ku kintu cyitwa ibyatsi, kuko zishobora no kubaho zirya ibyatsi gusa, zirisha zigakura zigatanga umusaruro mwiza. Mbese bivuze ngo ntabwo ari ya matungo atwara amafaranga menshi. Ntabwo uciye mu ijambo, zirya ibyatsi ibyo ari byo byose? Yego, zirarisha ni nk'inka, ibyatsi waha inka, ibyatsi waha ihene, ibyatsi waha intama, zirabirya kandi zigatanga umusaruro mwiza. Ntabwo zirwaragurika nk'uko nabihereye kare mbivuga, ni amatungo yihanganira uburwayi. Ikijyanye n'ibyororo, turacyarimo kubyaza nyinshi cyangwa se guturagisha nyinshi kugira ngo tugeze ibyororo ku bantu, ariko zatangiye kuboneka ziri ku masoko, tugenda duha abantu, tugenda tworozaho aborozi. Ntabwo turabona izo kujyana mu babazi, ubu turimo kuha aborozi bajya kubyaza nyinshi, turimo guha aborozi bajya kuvukisha n'abizindi kugira ngo tubashe kugira nyinshi cyane. Turazifite, dufite zikiri ntoya, dufite n'izigeze igihe cyo gutera. Ubwo rero abantu bahawe ikaze kubakenera icyororo, twaboroza rwose cyane ko ni amatungo meza kandi ni amatungo atagora uyorora. Wakomeza utwereka rero n'ayandi nk'uko wabitubwiye.